nusoma ku buzima bwa Dawidi n'imyitwarire ye uzabona uburyo yagenze neza mu gihe cyo gutegurwa. Igihe kimwe se yaramurembuje, yaramuhamagaye muri Samweli wa 2:17 aramuhamagara kugira ngo amutume kuri bakuru be abashyira ibyo kurya. Wari umurimo woroheje, ariko niba ukunda gusoma uzacukumbura imyitwarire ya Dawidi ngo yarazindutse mu gitondo cya kare. Nuvuga ngo yarihutaga asigira abandi bantu umukumbi we, arihuta abifitemo umwete kandi nta cyubahiro kibirimo. Igihe cyo gutegurwa umva Imana itumenyera. Haleluya. Ni imirimo idafite icyubahiro, ariko Imana izareba umwete uyikorana. Ni imirimo itazwi, itazamenywa n'umuntu n'umwe. Haleluya. Ni imirimo itazakomerwa amashyi, ariko ni ibintu Imana yitaho. Ni ugukiranuka nta muntu uhari, ni ukubaha Imana nta muntu uhari. Ariko uzi gukiranukira kugemura ibyo kurya uzaba umwami. Iyo bagutumye ariko bazajya abantu bafanta ntibabona n'amavuta, ariko ubuzima bwanjye vraiment abantu bafanta muri kioske ubu babona amavuta y'Imana, ariko ubuzima bwanjye barampamagara mu bakoropa, barampamagara begera n'intebe. Kuki batamenya ko naje? Ntibareba amavuta, ariko ubuzima bwanjye Dawidi abikora yihuta ajye muri ibyo kurya. Haleluya. Nanone kandi arimo acuranga kwa Sawuli, ariko gucurangira umwami uzasimbura warasizwe amavuta, ariko ngo yaracuragana. Niba ari gucuragana sinzi ukuntu beke Rwanda bivuga, yaracuraganaga. Nuvuga ngo yabikoraga yihuta, ajya kuragira intama za se, ajya gucuranga ibwami, yirukanka. Ndamureba ari agasore abikora kiranuka mu gihe kitazwi n'abantu, ariko mu gihe kizwi n'Imana. Haleluya. Igihe cyacu ntabwo kigera y'ibintu byasagaye birabagirana. Igihe cy'ingenzi kiri mu ibanga, kandi uko tugyitwaramo biramataringa mu kinyarwanda cy'ubu ngubu. Ni iby'ingenzi. Haleluya. Umwete yari afite agemura ibyo kurya, niwo mwete yakomeje ajya kwica Goliyati, niwo mwete yakomeje ahimbira Imana indirimbo, niwo mwete yakomeje ari ibwami, niwo mwete yakomeje atanga amaturo. Avuga ngo sinaturira Imana ibitambo ntatanzeho ibyanjye. Nta mvune yigeze agira yo gukorera Imana, nubwo yageze amagatsindwa nyine kuko ari umuntu, kuko atari Yesu. Haleluya. Haleluya. Igihe kitazwi n'abantu, nyamara igihe cy'agaciro mu maso y'Imana, igihe kidutegura, igihe kidukamuramo ibigomba kudukamukamo, igihe kigondagonda kamere zacu n'ubwibone bwacu. Niyo mpamvu Pawulo yabwiye Timoteyo, aramubwira ngo mu nshingano batanga ntibakajya baha inshingano abantu bakijijwe vuba ngo kugira ngo batikakaza. Umurasi ndimo kukubwira kuko nanjye naraciye, kuko ubuntu bw'Imana uyu munsi maze iminsi nkirijwe, ariko hari iminsi yo kwikakaza. Ariko Yesu ni umunyembabazi, aravuga ati reka murwaza rwaze urutanze tuzagenda tugera nayo, tugende twigira imbere. Reka murwaza rwaze, reka murwaza rwaze. Haleluya. Kambabwire kano kantu ariko abanyamakuru, haleluya. Rimwe narasemuraga, najya gukora umurimo wo gusemura, nimukagira tayito, najya gukora umurimo wo gusemura mu rusengero. Noneho numva navugaga mu Kinyarwanda, ntabwo nzi Igifaransa kukivuga, ariko nzi kucyumva, ngashyira mu Kinyarwanda. Umukozi w'Imana agashyira akigisha nyine, kandi uwo mukozi w'Imana warimo kwigisha uwo munsi yigisha agenda buhoro, ko musemura ntabwo byari bigoye. Ariko noneho umva abantu ukuntu bagushuka iyo utarakomera mu Mana. Ntangira gusemura, nasemuye umusemuzi yabuze. Nuvuga ngo ntabwo nari mu bari karifiye, ahubwo niko kundi umuntu abura ukajyamo. Ndasemura, abantu batajya kumusemura neza rwose, turafashwa. Karibu umukozi w'Imana, turafashwa n'ibindi nk'ibyo. None umunsi umwe aho ngaho ibintu byaryoshye n'amasemura, numva akantu gatambutse mu mutima wanjye, karavuga ati ariko Rutanzu uzi gusemura pe, uri igitangaza. Numva nanjye ndakakiriye, numva karandyoheye. Muri ako kanya yavugaga A nkavuga Z, yavuga B nkavuga C, nyoberwa ibyo arimo kuvuga, kuko Imana ari umutunzi w'imbabazi. Haleluya. Kuko Imana ari umutunzi w'imbabazi.
birancanga none ikiza rero Imana yasenga n'umutima ndavuga Mana none se bigenze gute ndavuga ni mwami mbabarira nta kintu umuntu ashobora kwiha atagihawe nawe mbabarira mwami mbabarira urugendo rwo gucara bugufi sindarurangiza ariko nizi somo uwo munsi igihe cyo gutegurwa n'igihe cyo kumaramwo utwo twose kandi ikiza nta nubwo tuba tuzi ko tubifite ariko umuremyi wacu abazi ibyo dufite biri muri twebwe tutanazi ko bihari niyo mpamvu adutinzayo kadutinzayo igihe cyo gutegurwa kitazwi n'abantu abantu bose bakoranye n'Imana neza bose barakigize bose bagicamo mu buryo butandukanye mu myaka itandukanye bitewe n'aho Imana ikujyana n'imigambi y'Imana ku buzima bwawe. Haleluya. Niwitegereza ubuzima bwa Yosefu uzasanga Yosefu yaritwaye neza mu gihe ataramenywa n'abantu. Ku ntangiriro bene se bajya kumwanga ntabwo yifatanyaga n'imirimo yabo mibi ngo yajyaga barira se inkuru z'ibibi abavandimwe be bakora. Haleluya. Mu gihe kitazwi nabwo yubahaga Imana, mu gihe kitazwi n'abantu yatinyaga Imana. Yesu ashimwe. Bisa nkaho Imana yamutaye kuko inzozi ze ntazi niba zizasohora. Ari mu rugo kwa Potifari, umugore aramubeshyeye, ikinyoma kirafashe. Hari igihe dukijijwe rero tuba tuzi ko niba tubeshyera ibinyoma bitazafata, hari igihe bifata bien kandi ukijijwe. Imana igaceceka, iraceceka, baramubeshyera kirafata. Ariko ndagira ngo wumve imyitwarire mu gihe nta muntu n'umwe uri bimenye ko yakoze n'icyaha. Kuko umugore yari akeneye ibanga, mubyibuke, ntibari kubyasasa, abandi bagaragu ntibari kubimenya, shebuja bwo shwi, kuko umugore ntiyari kwivamo. Mu gihe kitazwi n'abantu, mu gihe cyo gutegurwa kitazwi n'abantu, imyitwarire yaho niyo izagena ingeno, urugero, revo yo gutumbagizwa kwacu. Kiba kimeze nko gukubita agatenesi hasi, uko kamanuka cyane niko kazatumbagira cyane. Kadesi cyubahiro. Haleluya. Nifuje kukivuga mu gihe cyanjye kubera ko akenshi iki gihe ntikizwi n'abantu, natwe ubwacu ntitukibara, tuba twumva dutegereje kuzagaragazwa mu gihe runaka, bigatuma aha hantu tuhatsindirwa, tutahitwara neza, tutahashakira Imana, dufite imyitotombo mu mitima yacu, turakariye abantu ngo ntibatwibutse. Kandi nacyo kiba ari igihe cyanjye, ariko ni igihe cyanjye gifite indi sura, ni igihe kitazwi, ni igihe nta muntu unyitayeho, ni igihe ahubwo wagira ngo Imana irakoresha abantu bose kundwanya, ariko se barakurwanya? Oya, Imana irashaka kumaramo ibintu bigomba gushiramo mbere y'uko ugaragazwa hari ibwami. Imana yacu tugire neza. Haleluya. Haleluya. Muzi ko iki gihe kitazwi na Yesu yagiciyemo. Amakuru y'ubwana ya Yesu akubiye mu murongo mike cyane muri Luka 2:51-52, ngo amanukana nabo ajya i Nazareti agahora bumvira. Ibyo byose nyina bibika mu mutima we. Yesu akomeza kugwiza ubwenge, abyiruka ashimwa n'Imana n'abantu. Akadomo. Igihe kitazwi n'abantu, igihe nta bitangaza birakoreka, igihe nta kivunja kiramukurikira. Haleluya. Erega Yesu nubwo bamwanze, bimwe mu byo bamuhaye harimo ishyari, kuko Yesu yagize hiti kuri. Haleluya. Ese bibwira ko guhagarara mu gihe cyawe bizakuzanira abakunzi gusa, bizakuzanira n'abanzi, ariko nta kundi. Haleluya. Ariko nawe yagize igihe cya bucece, Bibiri kavuga ngo aramanuka ajyana nabi Nazareti agahora bumvira. Akadomo. Abyiruka ashimwa n'Imana n'abantu. Akadomo. Tukongera kumubona rero yagaragajwe. Nubwo igihe cy'umwana w'Imana cyo kumvira kitajya kirangira, ariko iki gihe kitazwi tugitsindirwamo kenshi, kubera ko iyo twamaze kuba publique hari n'ibintu utinya atari uko watinya Imana, ukabitinyira icyo bazavuga. Haleluya. Ikigero kitazwi n'abantu urubaha Imana tu kuko ari Imana, kuko barakuvuga se barakuzi. Ashwe. Mana tugire neza. Nari kuvuga ku gihe cyanjye kitazwi n'abantu, ariko rimwe na rimwe nanjye ubwanjye ntamenya ko ari igihe cyanjye. Ese hari umuntu unyumvise? Hari umuntu unyumvise? Haleluya. Mwuka wera kongorere uko ukwiriye kwitwara
muri icyo gihe abantu batabara n'imiryango rimwe na rimwe itakubara. Iyo hari inama zikomeye z'umuryango ntabwo baguhamagara kuko urasa nkaho ntacyo uri butange. Iyo wabuze hano mu rusengero hari n'igihe tutabimenya. Mana ishimwe, haleluya. Ariko hari abandi bantu basiba bikamenyekana ko basibye, kandi si twe tubigena. Ariko imyitwarire yo mu gihe udakenewemo n'abantu, mu gihe gisa nk'ikitazwi n'umuntu n'umwe, nawe ubwawe utazi ko ari igihe cyawe, ni iy'agaciro kuri batwebwe bari mu bwami. Ongere kubwira ngo izagena ingeno ingano y'itumbagizwa ryawe, y'umumaro uzatumarira, y'umumaro uzamara mu bwami. Amen. Reka njye ku gihe kizwi, kiraryoshye hanyuma ndangize. Haleluya. Igihe kizwi, igihe cyo guhabwa platform, igihe ufite ubushobozi runaka, igihe ufite ijambo, nacyo ni igihe cyiza cyo gusiganwa no kudatakaza umwanya. Ariko nanone uzasiganwa, uzakorera Imana neza, uziha Imana n'ibyawe byose, bitewe n'uko uzi neza ko hahandi hatazwi ari nta muntu wagukuyeyo, ari Imana yonyine. Haleluya. Icyatumaga Dawidi mu gutambira Imana amaturo atavunika namba, muribuka ko Imana yamubujije kubaka ihema, kubaka urusengero. Haleluya. Yarambwira ati wamenye amaraso menshi, ibiganza byawe birimo amaraso, ntuzanyubakira. Umuhungu wawe Salomo niwe uzubaka. Ariko kuko azi ku butunzi afite yabuhawe n'Imana, kuko azi ku bwami Imana yamukuye inyuma y'intambara agiye ikamugira umwami. Haleluya. Aragenda aregeranya iby'Imana itamubwiye, yegeranya ibiti byo mu ishyamba by'igiciro cyinshi, yegeranya amazahabu, yegeranya ibikoresho. Haleluya. Ntushobora kwanga gutangira Imana iyo uzi ko ariyo ukesha kubaho. Ariko iyo ubikesha bene wanyu, iyo utekereza ko hari akantu k'agakoryo kabayeho, gutangira uzajya wumva amafaranga yawe ufite mu ruhare. Nariyigiye ndi umuntu w'umuhanga, hari ibintu by'ibikorwa nkora ukora, hari abanyabwenge bafite nk'ubwawe cyangwa babukurusha, uyu munsi bacanganyikiwe. Uzi ko kwiga no kugira ubwenge atari byo bitanga amafaranga, uzi ko no gucuruza cyane hari igihe ucuruza bikanga. Ariko iyo tuzi ko kubw'iminsi yo guhishwa, iyo twabonye Imana idupfunyurayo, iyo twabonye Imana idutabara, mu gihe cyacu tuzasiganwa. Kandi nta kintu kibaho tuzima Imana. Umwanya wawe uzayiyaha, amafaranga yawe uzayatanga, buri kintu ni umugisha gusabwa n'uwaguhaye. Haleluya. Ni umugisha kugira icyo Imana yifuza kuri njye. Umuremyi w'ijuru n'isi utagira icyo akena, utegeka mwese kugira icyo ankeneraho. Haleluya. 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 Gusiganwa kwacu mu gihe twagaragajwe, mu gihe Imana yadutije udufaranga n'uduplatform n'utuntu runaka n'utumodoka n'utuzu n'utuzina. Sakada yavuze ngo nukwiriye gupfa utaragira titre. Haleluya. Igihe Imana yadutije utwo tuntu twose, bizagira umumaro mu bwami, kuko uzi inkomoko yabyo, kuko uzi aho Imana yagukuye, kuko nzi ko ariyo ubikesha. Uzahora usiganwa uvuga uti Imana ndifuza kugukorera ikintu cyose namenya gukora, ikintu cyose wakenera mu bwami bwawe. Reka mbabwire ko iyo umuntu ari mu gihe cye neza, yarabanye n'Imana neza, ntabwo akorera mu mpano runaka, igikenewe aragikora. Haleluya. Ntabwo turi abapasiteri bagomba kwigisha gusa, niba hakenewe amafaranga nayo urayatanga. Haleluya. Ntabwo ugomba kuririmba gusa, niba hakeneye gukoropa nabyo urabikora. Ukora igikenewe kuko uzi ko byose ubikesha Imana. Hari abantu bakunda Imana uyu munsi badafite imbaraga zo guhagarara nkanjye, badagaze ku maguru abiri, baryamye ku bitanda byo kwa muganga. Ubu ndobanure ngo nzabwiriza aho sinzabwa, utuntu two kurobanura no kutamenya Imana dukesha byose. Ni nayo mpamvu rero idutinza muri cya gihe cyo gutegurwa. Bamwe bamara y'umwaka umwe, bamwe bamara y'ibiri, bamwe bamara 5, hari n'abantu baherayo 15 mu gakiza, shwi 20.
ngo ni kurekura uretse no kukubura n'ubugingo. Imana itugirire neza. Haleluya. Iyo tugeze mu gihe cyacu kigaragarira abantu, guhora wibaza ubuntu wahawe n'Imana bigutera guhora uvuga ngo data ntegerejeho iki, aranyifuzaho iki. Ikintu cyose akongeye uhita umubaza ngo kukimpaye ugikeneye mwiki. Iyo watindanye n'Imana mu gutegurwa, amafaranga wongewe, ubushobozi uhawe, ntabwo uhita wirebaho ngo wipangire. Wibaza impamvu Imana ikwicaza aho hantu, impamvu Imana iguhaye ayo mahirwe, impamvu Imana iguhaye uwo mugisha. Irashaka iki? Kuko nayo ibifite icyo ishaka. Ni umushoramari w'ukuri udashora imari ihomba. Use kuguha amafaranga nta muntu n'umwe uzayungukamo biyimarira iki? Kuguha amafaranga atazavuga ubutumwa bwiza, atazohereza abamisiyoneri, atazubaka urusengero, atazagaburira imfubyi, hanyuma yongere kongera yandi, biyungura iki? Ngiye kuvuga murakomeza mu nkundera. Hari umuntu ugira akazi ntagire icyo byungura ubwami bw'Imana, yanakabura, nta gihombo cyabaye aha nta gihombo cyaba kuko n'ubundi ugafite. Oh, haleluya, haleluya. Reka tumuhe icyubahiro udukunda, udutegura mu gihe tutazwi n'abantu, mu gihe kitazwi, akongera akabana natwe no mu gihe kizwi. Kizagushoboza kuba neza muri icyo gihe kizwi no guhora wibuka ubuntu wahawe no kumubaza ngo uranyifuzaho iki muri ubu buntu nagiriwe. Ariko kandi aha hantu ikiharinda n'igituma tuhatinda kandi tugakomeza tukagira umumaro ungana n'uw'Imana twifuzagaho, nanone harindishwa ibintu bitagaragarira abantu. Muribuka ko mu gihe cyo gutegurwa nacyo ni igihe kitazwi, ni igihe kitagaragarira abantu. Imana yacu ni Imana ihora ireba mu mutima. Mu gihe kizwi rero n'abantu, mu gihe dufite ijambo, mu gihe dufite icyubahiro, mu gihe dufite icyo gutanga, mu gihe dufite amafaranga, ko kuhagarara mu gihe cyawe uhore wibuka ubuntu Imana yaguhaye kandi ubukoresha utizigamye, kuko yabukwambura ikabusuka ku wundi muntu. No gukorera Imana ikintu icyo ari cyo cyose, habe no gutanga, dore ko ari byo twanga, gutanga amafaranga, habe no gutanga. Nagira ngo nkubwire ko ari umugisha n'ubuntu Imana yaguhaye. Gusa mu ihame ry'isi siko bimeze. Mu isi iyo utanze uba wambuwe, ubunyazwe, ariko mu bwami bw'Imana aravuga ngo iyo utanze, ngo utanga agira umugisha kuruta uwuhabwa. Haleluya. Ikigero cyo gukora no kugaragazwa kirindishwa ibintu bitagaragara. Kubera iki? Kuko Imana ireba mu mutima iteka, izahora ureba motive behind yivuga butumwa ryanjye. Se no kumenyekana, se no gukora izina. Kandi mwebwe mushobora kutabimenya, ariko yo izabibizi. Se ni ishyaka ry'abakizwa, se ni umwete gukundisha abantu Kristo. Motive behind. Kuko abafite ishyaka ry'ukuri n'abafite itari ry'ukuri bose barasa. Twese turavuga cyo kikaturenga. Ariko ahantu kugira umumaro mu gihe cyanjye birindishwa ibintu bitagaragara. Haleluya. Kubana n'Imana mu ibanga, ko mbanira Imana yanjye mu ibanga mudahari, ko mbanira Imana yanjye mu ibanga, bizatuma ijuru rivuga ngo turanezerewe kubwe. Turamwongera n'ahandi n'ahandi n'ahandi. Igihe cye kizagira umumaro, azagira umumaro benshi, kuko ijuru rikeneye abantu rituma, ijuru rikeneye abantu rikorana nabo. Ariko kuko ijuru rireba mu mutima, rizakongera cyangwa riguhagarika ahantu hamwe, cyangwa rikunyage no kubyari rimaze kugerwaho. Haleluya. Aha kandi ijuru rigutegerejeho gusubiza nka Esiteri.
niteguye no gupfa. Haleluya. Tekereza ko tunanirwa gukizwa, ari nta mihoro, nta muntu ugiye kudutera inkota, nta muntu ugiye kutwica, nta muntu ugiye kudukereza n'urukero nk'uko mu Baheburayo havuga ngo bamwe bakereshwaga inkero. Rura rupfa iteka rurankanga kuko ntekereza urukero rwinjira mu igufa rukamanuka, ukavuga uti ni Yesu ndamukunda, ndamwizeye, ni umwami wanjye, bakongera bagakerera. Aha hantu rero ijuru ridutegerejeho gusubiza nka Esiteri, kuva Imana ibishaka, nubwo nabura ibyanjye byose, nubwo natakaza ibyanjye byose. Ni urugero rwo kwizera rutangaje. Uzi igituma abantu badatanga ibya 10? Ni uko babona amafaranga basigaranye ari makeya. Hanyuma se ko ari makeya, yo wayahawe nandi, yo wayakuye yataza se. Ariko Esiteri avuga ngo niteguye kujyayo, nantunga intoki, nantunga inkoni, fine, ariko natantunga inkoni no gupfa, niteguye gupfa. Haleluya. Icyama mu gihe cyawe ugahaguruka nk'umuhungu, nk'umukobwa, uvuga ngo ubwo Yesu abikunda, nubwo natakaza ibyanjye byose, nzaba mu byo Yesu ashaka, nzaba mu byo asaba. Haleluya. Niwenda no gupfa nta nicyo wenda kuba, dore n'abamazimaka baragenda bakagaruka. Ntatswe twebwe turi muri iyi Kigali, inzara y'umunsi umwe ntakizagutwara, ntacyo uzaba, ngo barakwirukana mu kazi. Vrema umukristo umuririmbyi ugatinya ko bakwirukana mu kazi, ugasambana na boss, koko isi nibiyuzuye n'ibya data, uzakavemo ugende bakwirukane. Tuzajya tuvuga ngo yahowe Yesu, yirukaniwe Kristo. Ariko niba abantu b'imfura bajya bitegereza ubugizi bwa neza bw'abandi, umuntu wese wakugiriye neza iteka wifuza kumwitura. Ubudata niwe utareba ibyo wigomwa kubwe. Ubudata niwe utabara iyo watanze kandi atari ko ufite byinshi. Ndetse ko nasanze nta na byinshi bibaho, gutanga kose kuravuna. Haleluya. Ubudata niwe utareba. Ubudata niwe utareba imvune yawe, uza muri repetition ukubahiriza isaha abandi bataje batabyitayeho. Ubudata niwe utareba imisengere yawe hano mu gitondo iteraniro ritaratangira. Ubudata niwe utabona. Haleluya. Reka tumuhe icyubahiro. Haleluya. Igihe cyawe ni iki ngiki. Imana ishima ko ba Paulo bagumaho, nubwo tubakunda bari ko bagihari. Ariko uyu munsi ni wowe nanjye. Waba ufite izina rizwi, waba ufite izina ritazwi, icyo si cyo cyangombwa, ahubwo hagarara neza. Reka tumuhe icyubahiro. Haleluya. Haleluya. Abari muri Kristo Yesu ntibabaho ko bwabo. Ibintu byo kugira porogaramu na gahunda tuba twarabirangije. Ntabwo nakwiterura uyu munsi ngo mvuge ngo ndashaka gutura muri Amerika. Si heza se? Si heza? Ntabwo ari wowe mvuze, wowe uracyafite umudendezo wo gutura ushaka. Ariko ugiye umudendezo wo gutura ushaka wararangiye. Nagisura, nagaruka, ariko umudendezo wo gutura ushaka. Kubaho ni Kristo, no gupfa ni inyungu. Mume ku mavuta. Haleluya. Haleluya. Igihe cyawe aho Yesu adafite ijambo ntabwo ari cyo. Nubwo wakubaka etaje, yo nubwo wagira izina ryamamaye, iyo Yesu nta jambo afite mu gihe cyawe, icyo si igihe. Haleluya. Ariko igihe cyanjye cy'ukuri ni igihe Yesu afite mu ijambo, anyerekeza ibumoso tukerekerayo, yavuga ibijya iburyo tukajyayo. Reka tumuhe icyubahiro. Haleluya. Haleluya. Uyu mwami araryoshye, twagize umugisha, atumenya mu mazina. Ugira umugisha agira ibyo agusaba, none urimo uragenda buke buke. Reka nkubwire n'utagenda wihuta, hari abandi bazagenda. Haleluya. Kumukorera ni amahirwe, kumutangira ni amahirwe. Maze kubimenya uko ngize umugisha wo kugira amafaranga, njya ntanga. Ni ukuri kw'Imana, harya kurahira ntabwo byemewe, ariko ni ukuri njya ntanga nezerewe. Niba hari ikintu kiryohera ni ukugira some nini, amount nini, nkayitanga mu bwami bw'Imana. Haleluya. Nutabikora abandi bazabikora. Mani bamugisha.
ukaba wowe uri muri cya kindi kitazwi n'umuntu n'umwe, kidahawe agaciro n'umuntu n'umwe, wibuke ko ariho hakorerwa umurimo ukomeye. Agatenesi adunda cyane niko gatumbagira cyane. Haleluya. Inzu ndende zose azicukura fondation ndende. Yesu urimo uracukurwa, urasenga kugira ngo bizamuke bikamanuka. Umara muri 40 jours usenga ku kazi bari batanga promotion, wowe ukagira ngo ntibanakuzi. Byihorere reka bicukuke, hazabaho umunsi wo kugereka iki. Imana harya abantu bashinzwe marketing bitwa ngo iki? Doctor, abantu bashinzwe ku marketing ikigo. Okay, reka tuvuge ngo marketaza hari. Imana niyo imarketinga ku rwego ntarabona. Haleluya. Imana izakumarketinga. Haleluya. Imana izakuvuga. Buri ibitekerezo bijyanye ubwese n'ibyanjye n'iby'abandi byose Imana ijya ibivugiramo. Uzi ko Imana ishaka kugutera kuntekereza ukagira ngo wankunze wantekereje, ari Imana yabishyize muri wowe. Mutekereze, musengere, mushaka Imana. Oh haleluya. Izi ku marketinga. Ntukeneye gushakisha utuntu tuduconnection kandi ukiri mu gihe cyo guhishwa. Ihisha ahubwo cyane, shaka Yesu cyane, utinde mu nzu cyane kuko nta na telefone iri buguhamagare. Ariko Yesu azi kwamamaza, aragufata akagutereka mu bitekerezo by'umuntu utakuzi. Haleluya. Igihe cyanjye ikitazwi n'abantu cyo nanjye rimwe na rimwe ntamenya ko ari igihe cyanjye.